Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane nawe nshuti muvandimwe wa Shishoza TV Rwanda. Uyu munsi wa none rero tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2025. Uyu munsi wa none tukaba tugeze ku manywa ya 2 y'ukwezi kwa Ramadhan, y'ukwezi kw'igisibo. Buri wari wese ngira ngo iyo havuzwe igisibo, yaba umwisilamu yaba n'utari umwisilamu, ahita yumva ikivuzwe icyari cyo. Muvandimwe rero we uduteze amatwi, birashoboka yuko iri somo waba uryumvise muri uku kwezi kw'igisibo nawe ukaba usibye, cyangwa se ukaba utari umwisilamu ariko ukaba wumva nta kintu byaba bigutwaye kuba umwisilamu. Uku kwezi rero gufatirane, kubera ko uku ni ukwezi kutagatifu, tugiye kurebera hamwe ibyiza bigize uku kwezi kw'igisibo, ukwezi abenshi bazi nk'ukwezi kwa Ramadhan. Mu byiza by'ukwezi kwa Ramadhan nibyo tugiye kurebera hamwe, buri wari we wese abikurikire neza, kubera yuko niba uyu munsi uku kwezi kugusanze, fatirana, kubera ko ntabwo uzi neza niba ukundi kwezi kuzagusanga ukagusiba. Fatirana aya mahirwe, kubera yuko ntawamenya, kubera ko buri wese agendana n'urupfu. Fatirana rero urebe yuko uku kwezi wagerageza ukagusiba neza, kubera yuko hari benshi bifuje yuko bakugeramo, ndavuga uku kwezi kw'igisibo, ariko abenshi ntibabasha kugera muri uku kwezi. Wowe rero ugize amahirwe, kabone niyo wasiba umunsi umwe ariko ukavuga uti uyu munsi ndawusibye, menya yuko ejo ntabwo uzi neza niba uzagezayo. Niyo mpamvu ugomba kujya wita ku munsi wagezeho, ukita ku isaha wagezeho, usiba iyo saha ukayitaho, ukayisiba neza, kubera yuko ntabwo uba uzi neza yuko uri bugere ku isaha ikurikiyeho, ntabwo uzi neza yuko uri bugere ku minota 30 ikurikiyeho, ntabwo uzi neza niba uri bugere ku minota 15 ikurikiyeho, ntabwo uzi neza niba uri bugeze ku wundi munota ukurikiyeho. Niyo mpamvu ubu none aha ngaha rero ngewe nawe dukwiye gufatirana, hanyuma tukareba uburyo twanoza neza igisibo cyacu. Bavandimwe, ushobora gufata ifutari ya nimugoroba ariko ntufate ku idaku, bikagezayo witabye Imana. Ushobora gufata ku idaku, ndavuga ibiryo, amafunguro yo mu rukerera, ariko aya mafunguro yo ku ifutari, ariyo mafunguro yo ku mugoroba izuba rirenze, ayo mafunguro ntugezeyo ngo ube wayafata. Niyo mpamvu ngiye kubagezaho iki kiganiro, kugira ngo buri wari wese yibuke yuko turi mu kwezi kw'imigisha, ari amahirwe buri wari wese yabagezeho. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora like niba iki kiganiro koko wacyumvise, kandi nanone nyamuneka gerageza iki kiganiro ugisakaze no ku bandi. Mu byiza by'ukwezi kwa Ramadhan nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere na mbere, ikuzo n'ishimwe nta wundi bikwiriye usibye Allah, umurezi w'ibiremwa byose, we waduhaye gusiba ukwezi kwa Ramadhan kugira ngo turusheho kumwubaha no kumutinya, dukora ibyo yadutegetse, tujya kure y'ibyo yatubujije. Turanamusaba yuko yataka intumwa ye Muhammad Nyagasani, tunamusaba yuko yaha umwiza mu biremwa ariwe Muhammad,
ikamuhundagazaho amahoro n'imigisha yo we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo tugiye kurebera hamwe bimwe mu byiza by'ukwezi kwa Ramadan twifashishije Qur'ani ndetse n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'inyungu zabyo, ndavuga ibyiza by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Biturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishimire, yaravuze ati, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, iyo ukwezi kwa Ramadan kwinjiye, imiryango y'ijuru irafungurwa, hanyuma imiryango y'umuriro wa Jahanamu igafungwa, ndetse n'amashitani akabohwa. Iyi nkuru yakiriwe na Bukhari na Muslim. Mu yindi mvugo biturutse kwa Abi Hurayra, Allah amwishimire, yaravuze ati, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, iyo ari ijoro rya mbere mu kwezi kwa Ramadan, amashitani n'amajini yigometse arazirikwa, imiryango y'umuriro igafungwa, ntihagire umuryango ufungurwamo, ntihagire umuryango ufungurwamo n'umwe, n'imiryango y'ijuru igafungurwa, ntihagire umuryango ufungwamo n'umwe. Nuko umuhamagaza agahamagara agira ati, yewe uwifuza gukora ibyiza bikore, ushishikarire kubikora. Nawe wifuza gukora ibibi bireke, wirinde kubikora. Kandi Allah afite abarokora umuriro muri uku kwezi. Ibyo byose bikaba buri joro ryo mu kwezi kwa Ramadan. Iyi nkuru nayo yakiriwe na Tirmidhi. Mu nyungu dukura muri izi mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tugomba gukora ibyiza cyane bishoboka, twubahiriza uriya muhamagaro uhamagara ba bandi bakora ibyiza, noneho bakarushaho kubikora, na ba bandi bakora ibibi ndetse nabo bakarekera kubikora. Ikindi ni ngombwa kumwemeramana, kwemera kuriya muhamagaro ari ukuri, ukanemera kubaho nk'uko byaje muri iyi mvugo yatambutse hejuru, mbere ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yavugaga ishingiye ku marangamutima yayo, ahubwo yavugaga ishingiye ku butumwa yahishuriwe. Nanone kandi nuko Allah afite abarokora umuriro buri munsi muri uku kwezi, niyo mpamvu tugomba gushyiramo umwete kugira ngo tube muri abo, dusaba Allah yuko yaduha kuzaba muri abo arokora umuriro wa Jahannam cyangwa se Gehinomu. Indi mvugo ya gatatu biturutse kwa Abi Hurayra. Abi Hurayra Allah mwishimire yaravuze ati, ubwo ukwezi kwa Ramadhani kwari kugeze, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, muziwe n'ukwezi kwa Ramadhani, Allah yabategetse
ku gusiba hanafungurwamo imiryango y'ijuru, hagafungwamo imiryango y'umuriro, n'amashitani akazirikwa. Harimo ijoro rimwe ni ryiza kuruta amezi 1000. Utazahabwa ibyo byiza by'iryo joro azaba yabyimwe. Iyi nkuru nayo yakiriwe na Ahmad. Inyungu dukura muri iyi mvugo ntagatifu y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inyungu dukuramo, icyambere, Ramadhani ni ukwezi kw'imigisha, ukwezi kw'igisibo, ukwezi ko kurokoka umuriro. Icya kabiri, muri Ramadhani harimo ijoro rimwe bita ijoro ry'ubugabe, abenshi tuzi nka Laylatul Qadr. Ibikorwa byiza wakoramo biruta ibikorwa byiza wakora mu mezi 1000. Niyo mpamvu tugomba gushyiraho umwete cyane kugira ngo ntibizaducike. Turebere hamwe, tugeze ku mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imvugo ya kane ku kigendanye n'igisibo, ku bigendanye n'igisibo cya Ramadhan, intumwa y'Imana imvugo iragira iti, biturutse kwa Abi Hurayra, Allah amwishimira, yaravuze ati, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, uzasiba ukwezi kwa Ramadhan afite ukwemera Allah, ari nawe atezeho ibihembo, azababarirwa ibyaha bye byose byatambutse mbere yuko asiba icyo gisibo. Indi mvugo tugezeho ya gatanu ikagira iti, biturutse kwa Abi Hurayra, Allah mwishimire, yavuze ko yumvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti, uzakora igihagararo, ni ukuvuga amasengesho ya nijoro, mu kwezi kwa Ramadhani, afite ukwemera Allah, yiringiye Allah, ari nawe atezeho ibihembo, azababarirwa ibyaha bye byatambutse. Iyi nkuru nayo yakiriwe na Bukhari na Muslim. Inyungu dukura muri iyi hadithi cyangwa se muri iyi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inyungu ya mbere nuko wa wundi uzasiba agakora ibihagararo by'ijoro, yani agakora amasengesho y'ijoro mu kwezi kwa Ramadhani, yemera Allah, ari nawe atezeho ibihembo, azababarirwa ibyaha bye byatambutse, azababarirwa ibyaha bye byose byatambutse mbere yuko akora icyo gihagararo. Imvugo ya kabiri, inyungu ya kabiri, nuko ukwemera Allah no gukora ibikorwa kubera Allah ari bimwe mu bisabwa mu bikorwa ngaragiramana byose, nk'uko byaje muri Qur'ani no mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zitandukanye. Mu yindi mvugo noneho, Allah yaravuze ati, yemwe abemeye, mwategetswe gusiba nk'uko byategetswe abababanjirije, kugira ngo murusheho gutinya Allah. Ibyo tukabisanga mu isura ya 2 mu gice cya 2 cya Qur'ani ku murongo waho w'183, ariyo suratul Baqara. Indi mvugo ya Allah ikagira iti, Allah yaravuze ati, ukwezi kwa Ramadhani
ukwezi kwa Ramadhan niko kwamanuwemo Qur'an kugira ngo ibe umuyoboro ku bantu n'ibimenyetso bigaragara by'umuyoboro wa Allah, binatandukanye ukuri n'ikinyoma. Uko kwezi kuzasanga azagusibe. Ibi nabyo tukabisanga muri suratul Baqara umurongo w'185 cyangwa se igice cya kabiri cya Qur'an ku murongo waho w'185. Inyungu dukura muri izi mvugo z'Imana rero, muri iyi mirongo ya Qur'an, inyungu dukuramo ni ebyiri. Iya mbere nuko ukwezi kwa Ramadhan gufite agaciro gakomeye, aho nta kundi kwezi twategetswe gusiba uretse ko. Inyungu ya kabiri nuko ukwezi kwa Ramadhan ariko kwezi kwamanuwemo Qur'an. Byongeye kandi ni byiza kurushaho gusoma Qur'an haba mu bihagararo cyangwa hanze yabyo muri uku kwezi, nk'uko byaranze abatubanjirije mu beza. Bavandimwe rero, mu gusoza turasaba Allah ko yadushoboza gusarura muri uku kwezi kwa Ramadhan, cyangwa se n'undi wese wumvisha iyi mvugo twaravuye muri uku kwezi kwa Ramadhan, dusaba Allah yuko yazamugezayo muri uku kwezi naho akaba yasaruramo. Nkaba nsoreje hano rero, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu, umukunzi wanyu Al-Hajj Harerimana Tayyib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane namwe mwese. Mugire igisibo cyiza, muzagire